Shalom shalom shama kundwa Imana shama muri Mose Yesu Kristo byose abantu umugisha abagire neza. Uno munsi tariki 22 ku cyumweru cyiza gitondo cy'umugisha umwami yatugiriye neza twongera kubyuka duhemuka bazima mu mpande zitandukanye z'isi. Kandi waba yagize ikibazo abantu bose niko biri, ariko ijambo ry'Imana ngo byose tujye dushima uhoraho Imana kuko niwe utugenzereza byose mu bushake bwe. Niyo mpamvu rero muri kano kanya nagira ngo dukomeze iganiro cyacu Yesu Kristo byose tuvuga ku bihe tumaze iminsi, tumaze ikindi cyumweru cya gatatu dutangiye kuganira ku bihe tubamo, ku bihe turimo, ibihe byazengereje isi, uko twaye ngo isi zanyeganyezwa. Bene data murazi ryo jambo twatanye mu cyumweru cya mbere, isi zanyeganyezwa. Isi muri kino gihe bene data iranyeganyeze kubera ibihe turimo tutazi igihe bizarangirira, ariko horaho Imana arazi igihe bigomba kurangirira. Amen. Ariko icyizere kirahari, dufite Yesu Kristo. Ibindi byose umwana w'umuntu akora tujya tugira ubwoba nk'abana, ariko Yesu arahari. Reka tubanze dusenye Imana kugira ngo twiyegereze Imana n'Umwuka Wera abane natwe. Amen. Yesu abamugisha. Mwami Yesu baragitangaza tugisubira muri kano kanya. Tugiye gushima kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi tugirira, izarya ni hamwe cyubahiro. Tugiye gushima ko waturizo mpande zitandukanye z'isi, nuko nta kibi turumba cyabaye, ariko mwamho byashitse bakagira ikibazo, komeza ubaye nabo ubagire neza. Ubiteho kubikwiriye ko byose ngo beraho gushima, haba mu byiza haba mu bibi, ngo uri Imana ntabwo ujya uhinduka, kandi ngo nibwo ujya udusuzumira. Reka ngo tujye tugushima muri ibyo byose. Mwami muri kano kanya turi gushima ko ngiye kwa natwe, watwemeye ko tuzafata kano kanya gato cyane gato yo kuganira ku ijambo ryawe. Komeza rero Kristo bane natwe, kandi komeza tugire neza ubuntu bwawe n'imbazo natwambiye ku musaraba Golgotha. Amen. Nkuko nari nabwiye rero tugitangira, nabwiye ko twari tumaze igihe tuganira n'abantu hirya batandukanye, tujya tuganira ijambo ry'Imana. Murazi ko nta muntu yigira, kandi ijambo ry'Imana kugira ngo tujye tubana tuganira. Imana itwemera ko tujya tubana na bene data tukaganira ku by'ijambo ryayo kugira bigende neza. Amen, haleluya. Yesu abamugisha. Uno munsi tugiye kureba amagambo make cyane, turareba amagambo abiri yanditse yose tuyasanga muri Yesaya. Igihe cyabaye Yesaya ni igihe cyari gikomeye, kandi bagiranye muri byinshi bikomeye, kandi byabakomereye bene data. Ntumve ngo ni kino gihe gusa, ariko natwe turashima Imana ko nuno munsi bari nababaye inkingi z'ijambo ry'Imana. Twe tubigendaho no munsi twatwizeye ko umwami yakoze kiriya gihe, nuno munsi agomba gukora neza azakora ari uw'ibihe byose. Kugirana cyacu cya Yesu Kristo ibihe byose niko bimeze. Muri ibyo rero icyo tugomba kuvuga, reka tuganire ku magambo yanditse muri Yesaya. Muri Yesaya 26 umurongo wa 20. Ni ijambo rivuga ngo nimuze bantu banjye, yari inama, nimuze bantu banjye mwinjire mu byumba byanyu, ngo mwihishemo akanya gato kugeza uburakari bukomeye bushize. Ikintu mugomba kumenya bene data, abantu bagize kwishima gukabije kuko mwayibonye. Murabizi impande zitandukanye zose z'isi, mu bihugu byose, umuntu ku giti cye cyangwa se abantu muri rusange. Ni ukuri ibintu byabaye mu myaka 10 ishize kuva mu 2010, yaba umuntu ku giti cye cyangwa se abantu cyangwa se igihugu cyangwa se ibihugu, habaye gahunda iteye ubwoba. Usanga abantu bari gushaka kurema ibintu bikaze batazi Imana. Hage abantu birukire mu bushake bw'Imana, tunyana mu byinshi, Satani akadutega imyamba, aradushukashuka, atunyuza mu bintu byo kwitegurira ibintu. Usanga ngo buri bantu wasanga bafite ibyo bita ngo ni vision 2020, vision 2020. Murabyiza, abantu bose murabizi rwose. Umuhindo wari uhari mu myaka ishize 10 y'abantu bavuga ngo vision ngo 2020. Byari ibintu bikomeye cyane bene data, ku buryo umuntu wese yavuga ati ibintu ni ibiki biri kuba. Iyi vision 2020 irimo ibiki? Abandi bakavuga ati shatani uko bigenda kose hazaba ikintu gikomeye. Mwarabonye niko byagenze muri 2019 gato cyane
muri ya viziyo ya 2020 ibintu bavuze ati ngo dufite guzaviyo zikaze. Umva nshuti yanyu, mwabonye ibikomeye, ibintu birafungwa, ibintu bikomeye, ibintu biracika, ibintu biracika, isi irahungabana, isi iranyeganyega. Amina, haleluya. Kwa ni uburakari bw'uhoraho Imana. Yavuze ati nibanje muje mu mazu. Byose mwe ngo by'amaviziyo 2020 mwagiye mubona ibice twagiye tubona, ikundi uko bwahagaze, ibiki byose mu ijambo ry'Imana biranditse bene data muri Bibiliya. Twarabibonye tumaze tubireba. Birimo byinshi tuvuga ko tujya dufata duke twibukiranya abantu bagira imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana basobanukirwe n'ibyanditswe. Amen. Yesu abaho umugisha bagire neza. Nukuri kino gihe Imana giye yabigizemo uburakari imyaka 10, abantu bagira bite ku by'Imana, bite ku bintu bifite umumaro. Buri bantu gasanga afite viziyo 2020. Yari viziyo 2020. Umva byabaye umuhindo, hawayamvura rwose igihe cy'umuhindo. Ibintu birakomera. Abantu gasanga isi yacanganika, isi yarapararanganye muri make ijya mu bintu bidakwiriye. Ugende Imana yazanye uburakari, tubanze mujye mu mazu rero. Kandi none ko byagenze, abantu baragiye mu mazu barongera barisubiza, ibintu biracika, abantu baca uruhondobere, ibintu birakomera. Amen. Reka dusoma ngaho turebe muri Yesaya 26 murongo waho wa 20 twumva ko avuga. Umutwe w'ijambo uvuga ngo abatambyi n'abahanuzi bashaka kwica Yeremiya. Aha bari ko bahungisha natwe rero kino gihe ko ibyo bintu mva habaye ko kwica iby'ibintu by'Imana, abantu babivana mu mitwe yabo, biravamo gahunda z'abantu zibavamo. Yewe nta kujya ku ruhande iyo biviziyo 2020 yari ifite abantu ibintu mu nzego izarizo zose, haba amatorero, haba ibiki. Umva bose yari viziyo mu 2020 tuzaba dufite ibi, tuzaba tugeza aha. Plani y'imyaka 10 mu ijambo ry'Imana ari kubwira ngo n'isaha imwe cyangwa umunsi umwe wawe imbere yawe ntabwo uzi icyo ugomba kubyara. Ariko abantu biha plani mu myaka 10 barenga kuri wa munsi Imana yavuze ngo ejo sahawe. Imana iraza ati manze mujye mu nzu rero. Umwaka wa 2020 yagiye kwinjira. Imana ibanze ikora iki? Ibanza ibafati mubanje mujye mu mazu, kuko habaye kwica iby'umugambi w'Imana. Ibi biri mu bihana Imana yagiye itanga, kuko hari ibyorezi Imana yagiye itereza ubwoko bwa Isirayeli. Abantu benshi bagiye bagandira Imana bikagiye bateza ibyorezo, kandi rwose bikabica abantu bakavaho bakarangira. Reka dusome twumva ko avuga, dusome mu izina rya Yesu 26:20 ngo kandi Yesaya 26:20 Yesaya 26:20 havuga ngo ariya nandi muri Yeremiya. Yesaya 26:20 ariko naho hafi imbere gato icyo gitabo bikurikirana 26:20. Reka dusome havuga ngo umutwe w'ijambo havuga ngo amahoro yabiringira Imana. Amen. Amahoro yabiringira Imana. Ariko ibyo byose nubwo biha abantu bakagandira Imana, bakajya mu byambisi bakavuga ati tugiye muri izi gahunda, bakajya mu izo gahunda bapanga mu maviziyo 2020. Ariko Imana idufitiye urukundo bene data. Imana idufitiye urukundo kandi Imana iradukunda. Yesu yatwitangiye ku musaraba ngo byose birarangiye. Rwose yaduhaye ubuhuru, ariko tujya dukora byinshi, twanyura muri byinshi, ariko akongera akaturengera, akatwegereza, akatuba hafi. Murazo ngo twe tumufashe twamurekura, ariko ntashobora kuturekura bene data. Amen. Imana idufashe cyane. Reka dusome ku murongo wa 20 twumva twavuga. Dusome mu izina rya Yesu. Wa bwoko bwanjye we, ngwino winjire mu nzu yawe, wikingirane, ube wihishe akanya gato, kugezaho uburakari buzashirira. 21 ngo kuko Uwiteka aje aturuka mu buturo bwe, azanye no guhanira abo mu isi gukiranirwa kwabo. Isi izagaragaza amaraso yayo, kandi ntabwo izongera gutwikira abapfuye bo muri yo. Amen. Uyu mukozi w'Imana Yesaya hano yerekwa iby'amahoro yabiringira Imana. Bene data ndamubwiye mu bintu twazi bisi tureba n'ibintu byose turimo tunyuramo, hari amahoro kubiringira Imana.
hari amahoro ku biringiye Imana. Ibi bava ngo bya corona ngo ni bya 336 bene data, gukingirwa inkingo zamyeho. Hari n'abavuga ngo urumva ngo umubiri ngo n'uw'Imana ngo ni urusengero rw'Imana. Bene data, abantu ko bafashe inkingo kuva kera, barafashe inkingo za tetanosi, twe twakuze turi abana bato, za tetanosi, inkingo ngo za kokorishi, biki, ibintu byinshi. None se abantu bose ntibakingiwe? Yewe n'abakozi b'Imana, arabatasha, arabagihari mu imyaka ikuze, bose bagiye bakinga izo nkingo twagiye twumva. Nese nibwo rukingo rugiye kuba ikibazo. Bene data, kiriya gihe ibi bintu bihari, nuva ko kuriya twakiye umuntu yigishwa akamenya Yesu Kristo ibihe byose, akamenya, akamwakira, akemera, agakizwa, akigishwa, akagira yemwe naho abatizwa, atubwiye ndemeye gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wanjye. N'igihe cya Satani nikigera, iyo myaka nigera, icyo gihe nikigera, niba rejo cyangwa se niba rejo bundi, niba ari ukwezi gutaha, niba ari umwaka utaha, tubyitegure. Bigomba kubaho ku bantu bazaba bagihumeka umwuka bazima, bizabaho kugutegeka. None se ari Satani baravuga ngo kurwanya icyorezo tube mu nzu iminsi 7, kuko twabonye no mu ijambo ry'Imana twifungane mu nzu iminsi 7, niba itarashobora gutonga iminsi 14 iminsi 14, ariko bikarangira ngo abantu mwongere mujye mu rusengero, mugihana distance gazigana sobongere batera nuko byari bisanzwe. None se icyo gihe kizabaho? Mwigeze mubuva ko ijambo ryo batubwira ngo nibibaho ngo bazantu bazangira asubire mu nsengero basenga Imana? Icyo gihe nikibaho, ni nkuko twakira Yesu Kristo, uzabitegekwa. Niba udakoze iki nticyongera gushoboka mu buzima bwawe. Amen. Iki nticyongera gushoboka mu buzima bwawe. Niba ari kujya mu isoko, ntabwo uzongera kwinjira. Abantu bajya mu isoko nta kibazo, ntabwo ari igihe cyabo, ahubwo ibindi biduteguza icyo gihe tugomba kuba maso. Amen. Yesu Kristo arahari. Ijambo ry'abatubwiye ngo amahoro yabiringira Imana. Twiringiye Imana ko igomba kutuba hafi, nubwo tujya tuyikosereza ibintu byose, ariko Imana igomba kutuba hafi ikadutegura ibihe neza. Igikenewe ubu ngubu tugomba, igihe tugezemo, ni ugukoresha ubwenge. Ni ugukoresha ubwenge bw'ibyo turimo n'ibyo tunyuramo ibihe byose. Amen. Mana yacu tugire neza. Ariko ntabwo ari icya Satani, kuko tugiye muri ibyo bya Satani. Niba umuntu wese uzi kutunga telefone, bene data, baranagukontorora telefone, database zayo bazikontorora buri munsi, ibyo ushaka babireba buri munsi. Umuntu agira ikibazo, yagira ikazo mu rukiko, zana telefone yawe bakajya kuyisacinga, bayirebamo ibintu byose, record ibintu wavuze, message wandikiye abantu. None zuga ntibakuri code buri munsi. Tujya muri systeme systeme z'ibintu bya satanike tuzirimo kuva kera. Ujya kugura ikintu ku isoko bakagisikaninga kuri machine. None se kubera iki? Zihani database z'ibintu biri muri system. Nyamava abantu b'Imana nimufata igihe ibintu bya Satani, mutuze n'urukingo rusanzwe, abantu bagakwikingira bisanzwe. Kiriya gihe nikigera abantu bazategekwa. Nta gusubira mu rusengero bizaba bigishoboka ngo mu munsi ngo tureme ngo mujye gusenga. No, ntabyo. Mana yacu dufashe kandi tugire neza. Amen. Reka tundi murongo wanditse muri Yesaya nyine, tuje imbere gato mu gice cya 2. Yesaya 2, Yesaya 2 umurongo wa 11. Mwumve ibintu byose mpamvu byaje, ibintu bimo biraza. Kuko Imana ngo abirataga kera kuva kera n'ubwoko bwa Isirayeli, kuva kera cyane, imyaka ya kera, kuva n'imbere y'aba Dawidi, imyaka 300 irangiye n'amagana, abirataga bose Imana ngo bacisha bugufi. None munsi kwirata kwacu Imana iducisha bugufi mu bintu mu buryo runaka. Kubera ibintu bya vizi y'abantu bataye imitwe, baheba n'ibintu by'Imana, ugasaba ibintu bizaviza mu 2020, ibazo ryo mu 2010, agatava ngo vizo mu 2020 ngo zaba mizoti. Kandi noneho biza mu nzego zose. Umuntu wese 2020, vizo 2020, ngo ubwirasi bw'abantu buzacishwa bugufi, ngo n'ubwibone bwabo buzacishwa bugufi. Ibihe byaradukamuye, tumazemo igihe cyakona ku mwaka washize, byarakamuye abantu muri byose, abantu bose baca bugufi. Amen. Imana yaducije bugufi gatongeye turi aho dusubira kugira ngo idutegure ibihe bigiye kuzaza, abantu bamenye ko bagomba kubigendamo mu mbaraga zikomeye. Kadusome 2:11 aho muri Yesaya, dusome izina rya Yesu. Kuko yavuga ngo ahanurira inzu ya Yakobo ibyiza n'iby'amahoro.
amen. Ahanura iby'inzu yande ya Yakobo, ibyiza n'iby'amahoro, amen. Ibyiza n'ibyiki n'iby'amahoro. Reka abantu ntabwo bayantorera duhinduke, abantu bagize akantu bagomba guhindukira bakamenya Imana, bakayakwifata amaviziyo adashoboka, ahubwo Imana ikadutegurira ibyiza n'amahoro, amen. Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo. Rero ubuhanuzi bwa Yakobo igihe bwaregeye cya Yesayi, Imana igira neza. Burya Imana dutegura ubuzima bwacu kuva kera. Niyo mpamvu nta kweba mwene data ugomba kugira. Yavuze ngo nakumenye ukiri mu nda yanyu, utaraba n'urusoro mu nda yanyu. Ikuzi n'izina ryawe. Ubwoba n'ubwiki. Ahubwo tugarukira Imana mu buryo bwose bushoboka. Tuve mu nzira mbi, Imana dukureho bino byorezo. Ahubwo tujye mu kwizera noneho gukomeye mu Mana, bidutegurire igihe nikiza tuzagihagaremo dushikamye tumeze neza. Tujye tukakwipangira ibintu bya vize y'imyaka 10 utazi neje kuzaramuka. Yewe ntuzi na mu isaha imwe n'imbere kuri buramuka. Ako murabizi ukuntu byabaye ibintu birebire. Viziyo 2020, viziyo 2020. Buri muntu wese Imana idufashe. Reka dusome mu izina rya Yesu 11 kuri 2. Kuvuga bavuga mu izina rya Yesu. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa hasi. Uwo munsi Uwiteka ni uzogezwa, uwo munsi Uwiteka ni uzogezwa wenyine, amen. Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Bene data be turimo abantu barashitse uruhondo, umva barahondobera rwose, kugeza aho bavuga ati ubu hasigaye aho Imana, ngo Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Abantu baciye bugufi, corona, ibintu bya vizi abantu bari bafite, Imana yacishe bugufi umuntu uwo ari we wese, uwo ari we wese, kuva hejuru kugeza hasi. Imana idufasha, abantu bose bacishijwe bugufi, kugira n'umuperezida akomeye ku isi acishwa bugufi, umuperezida, umuministre, abantu barapfuye, ibintu birazamba, abantu bose bacishwa bugufi. N'ubwibone buzacishwa bugufi bw'abantu. Niwumve ko nta kintu hapfuye abantu b'abastari, corona irishe abantu babona abastari bakomeye, abahanzi b'imiziki, abakinnyi b'imipira, iki banyarucari, bamwe bahariya munsi y'imisozi barapfuye. Ariko bene data Imana irahari. Umuntu yantangara impamvu umuntu gasanga no musafite ubwoba bwiki. None se kutarapfa mwene data ko ntarapfa. Nababwiye ngo barwaye corona, ariko nubu baracyahumeka umwuka bazima. Nababwiye ngo barayirwaye, ejo kuva ngo yapfuye, nyuma y'iminsi 7 kuva ngo yapfuye. Ariko uracyahari mwene data, ubwoba buriye n'ubwiki. Twemere ko twacishijwe bugufi, kwibona kwacu gucishwa bugufi, kugira abantu bagarukira Imana. Ngico gihe ngo ijwi ngo izina ry'Uhoraho Imana ryonyine niryo rizavugwa ryonyine, nta wundi ugomba kuvuga icyo gihe. Abo bantu bose ngo basenga kuva ku muntu ukomeye ku isi, agoma asenga ati Imana yagize ikikora. Kandi bene data abantu bayidukira, Imana igiye kubigenza neza, kandi Imana itwitayeho uko bishoboka byose, kuko iradukunda. Imana ifite urukundo, yaturemye dukunze, bijya gufata umwanzuro ngo ngiye kuri umuntu mu ishusho yanyu. Rwa rukundo ni rwo rukundo ruhuje. Nijye jambo ngo mwana w'umuntu ngo umenye urukundo nagukunze, ngo ruti ibindi biremwa na rimwe, ngo nuko nakuremye ngo mu ishusho yanyu. Imana idufashe tugire neza, kandi reka twite ku Mana bene data. Twite ku Mana iduhindura ubuzima, iduhindura ibintu byacu byose bigende neza muri Yesu Kristo. Mwese aho twaje kuva ino jambo kuno munsi, umwami amahoro abaho umugisha, kandi akomeza abagende neza mu ngo zanyu, aho muri hose mu byanyu byose. Yesu Kristo aganze, umva umwami amahoro abibemo mu buzi bwanyu, abamaze kujya mu buzi no munsi, abajya muri mugoroba, abazajya ejo mu gitondo, ikintu byacu Yesu abyivangemo, abikontorora. Ibyo tujya dukora amaviziyo tutazi ko n'isaha imwe turi wigereho. Nibyo Imana igenda iducishiriza bugufi, ikaducisha hasi, ikatumanura, amen, maze ibintu byose bigende neza. Naho ku cyumweru gitaha ijambo ry'uno munsi naturisoreje. Yesu abamugisha. Ciao.
kandi twibara gusengerane. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu waye gitangaza, kongera kuzimya muri kano kaya, dushima izina ryawe nuhabwe icyubahiro. Mwami mwiza, tongeye gushima ku ijambo ryawe twumvishe, riduha imbaraga, udutegura ibyiza birimo n'amahoro, ariko kubitegura yuko twakwishizemo tugomba kumva ko turi muri wowe Kristo wera mwiza amahanga. Reka tuve mu by'abana, tuve mu migambi y'umwana w'umuntu, kuko ntacyo twakwishoboza tutari kumwe nawe. Byose ni wowe. Reka ujye utuba hafi, utugenzereze neza. Mwami turakwihaye, reka muri gahunda zose, reka tureke kutsa imitima tujya muri byinshi, ahubwo tumenye kuri Imana ihari, Imana igira neza kandi Imana ishoboye. Twizeye ko kumwe nakomeza kuba natwe. Reka uvuje no jambo Kristo muri kano kanya, nk'umugisha Mwami, umugire neza muri byose, ahubwo duhe Mwami Mwuka Wera tuyobore ibintu byacu byose abyivangemo, tujye tumenye ibyo turimo, kuko ngo nibyo byacu by'uwo munsi. Tureke ibyo bizatuma utugira uburakari, ukatugabanyiriza ibyishimo, ukabishisha bugufi, kwibona kwacu gucisha bugufi, ngo kubwo kwibona gukomeye abantu babagize. Mwami, habaye kwibona gukomeye, abantu bapanga imigambi, bagira za vision, amareta agira vision, uware wese bijya no mu matorero Kristo yagomba gufasha abakristo kugira abe mu mbaraga, bajya mu mavision. Mwami, reka utugire neza, wongere uducishe bugufi, twongere tumenye ko ari wowe Mana, kandi ushoboye byose. Komeza wabaye natwe muri kano kanya keza, kandi komeza utugire neza. Uraba afite ibibazo muri kano kanya Kristo, ubasange, ubafashe, amashimwe akomeza kuboneka. Abarwayi Kristo ari mu mpande zitandukanye z'isi, abari mu ngo, abari mu bitaro, Mwami w'amahoro ubasange, ubiteho muri byose. Kandi Kristo niko dusabiye ni gucya Israel muri kano kanya, uva iburasirazuba hari Yorodaniya, ugira iburengerazuba za Tel Aviv Kristo, uva amajyaruguru za Nazareth, ugira amajyepfo za Birisheba Kristo wera amahanga, ugena hari Yerusalemu hagati Kristo. Bose ubiteho bagire neza. Kibiye gusa Mwuka Wera abasange, yongera bibutse ko uri Imana ikomeye yakoze ibikorwa kuri basoko na basogokuruza. Bongera bibuke, bakwibuke Mwami, wumve kabe munyembaraga, warwaniye Dawidi Mwami, urwanira abami bategetse ubwoko bwa Isirayeli, urwanira ubwoko bwa Isirayeli. None umunsi uri Umwami utigera uhinduka, kandi abakwiziye bose bakizera izina ryawe, wabahaye kwitwa abana bawe. Natwe bamenye izina rya Kristo, turi hamwe mu bana bawe ukunda, kandi utegeka kurwanira ibihe byose. Komeza rubane natwe, kavuze tugire neza, n'ibyiza rya Yesu Kristo wera amahanga twambaza twizeye. Amen. 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 Yesu Kristo abaye natwe ibihe byose. Amen. 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 Amen.